Ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze. Nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Wagize neza gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu ko tubishyizeho umunsi ku munsi. Imana muri guha umugisha. Nongeye kugirirwa umugisha n'Imana kwakira umubyeyi tugiye kuganira. Afite byinshi Imana yamushyize ku mutima kugira ngo atubwire n'ubutumwa Imana yamuhaye ngo atugezeho nk'abanyarwanda. Rero reka mwakire, mbere ya byose atwibwire, hanyuma adushyire imbere y'Imana twinjiye mu kiganiro. Turakwakiriye, tugiye kuganira nandi. Murakoze kunyakira. Amazina nitwa Nyiranduhura Betty. Ndi umukristo, ndongeraho irindi ngo ndi uwa Kristo. Yego. Izina ry'umugisha ni Mama Karabo, ni ry'abantu benshi banziho. Umurimo nkora kuruta iyindi ni uwo gusenga. Uri umunyamasengesho. Izindi Yesu aduhana umugisha. Aha, uri umunyamasengesho. Hanyuma dushyira imbere y'Imana tuganira. Mana, turagushimye kuko uri uwera, ukiranuka. Natwe dukwiriye kuba abakiranutse kugira ngo tugendane nawe. Turagushimye kubw'uyu mugoroba, turagushimye kubw'aya masaha. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Rero muri aka kanya tubonetse imbere y'amahanga, tubonetse imbere y'abantu benshi bagiye kudukurikira. Turasenze ngo ubwami bwawe bwururuke ku bana natwe, utuyobore muri iyi gahunda, ntaba ari twe ahubwo ubwiza bwawe aba ari bwo bugaragara kuri twebwe. Udukoreremo, ntuhagarare ku ntugu zacu, ahubwo ukorere muri twebwe, ngo wavuze ngo nzagendera muri mwe, nkorere muri mwe. Ndagusabye kugira ngo uzubane natwe, tugitangira ikiganiro ubane natwe, kandi uze gusozanya natwe. Icyubahiro kibi cyawe, kandi ukomeze guherekeza ubu butumwa wampaye, bugere kuri benshi kuba wagambiriye ko bugomba kugeraho. Icyubahiro kibi cyawe mu isi no mu ijuru, mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Umvugisha uti ndifuza gutambutsa ubutumwa. Warambwiye ati abantu boroheje n'abakomeye bitwa abakirisitu. Bafite ukuntu bari gukorana n'imbaraga z'isi y'umwuka ariko y'umwijima, bakabitagatifuza, bakabyita ko ari iby'umwuka. Uti rero hari ibintu Imana yagiye imishurira byinshi bigiye bitandukanye bakora, yaba mu mihango yabo, mu migenzo yabo bakora ya buri munsi, yaba no mu nsengero ndetse no mu buzima busanzwe. Urambwira ati Imana yakubwiye bashaka kubishyiraho umucyo, abantu nibajya babibona bajye babona yuko ibyo bintu biva ku mwanzi Satani, kandi abantu barabitagatifujije, yaba ababashumbye nabo ubwabo. Reka twinjire gutyo muri iki kiganiro cyacu, hanyuma udufashe utubwire donc icyo bintu Imana yagwishuriye. Nguhaye ikaze. Yego, murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Twatangiye dusenga. Yego. Tugiye gukomerezaho ijambo ry'Imana. Kuko ubuhanuzi bwose budaherekejwe n'ijambo ry'Imana akenshi babupfuye. Yego. Turasoma mu ijambo ry'Imana riri mu Efeso ibice 6 umurongo wa 10. Turageza kuri 18. Yego. Haravuze ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. 12. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka y'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. 13. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto ariko butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, kandi kigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza k'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana, musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Amen. Amen, amen. Yego. Iri jambo ni ijambo ry'Imana, Imana yanyujije mu mukozi wayo kugira ngo abantu bagire ibyo babasha kumenya. Yego.
muri iki gihe abantu bajya kumva umuntu araguhamagaye ngo mfashe usengere, wakurikirana ugasanga uburyo ugiye kumusengeramo cyangwa se uburyo mwaganiriye n'uburyo muvugana n'uburyo muri gufata ibihe byo gusenga, ugasanga hari imbaraga nyinshi zakoreye kuri ubwo buzima bw'uwo muntu. Yego. Ndatangira mvuga kuri izi mbaraga. Nanjye byabaye nk'ibimbaho nkabaho igihe kinini nsenga ariko bikarangira ntabona resultat z'uburyo nasenze. Abantu benshi hari ukuntu basenga bavuga ngo turirukana abadayimoni, ngo abadayimoni ijambo abadayimoni rikaba kwakina na Yesu, abadayimoni bake abazimu turashwiragiza abadayimoni, hadi satani turamwohereza ikuzimu, bagasenga turakandagira icyumba bakirangije aho bari gusengera baharangije birukana abadayimoni. Yego. Ibyo byambayeho nanjye senga nkajya nsenga igihe cyose nirukana, numva imbaraga zose zitugenda hari z'abadayimoni. Kumbi abantu barahishwe, hari ijambo ritavugwa abantu kugira ngo bazasenge birukana imyuka mibi. Ibintu bigoye kugira ngo uzumve umuntu ari gusenga yirukana imyuka mibi. Akenshi rero yirukana abadayimoni. Hari ijambo nzi neza njye nabashije kumenya yuko umuntu yari umukristo afite Kristo muri we, atari uwo ku rurimi, afite Yesu Kristo muri we. Yego. Aho ari nta mudayimoni uhagera, kuko abadayimoni batinya. Ako kantu gasubiremo neza. Iyo ufite Kristo muri wowe by'ukuri atari uwo wumvanya abandi, atari uwo wabonanye runaka wumva ngo runaka yamugiriye neza, cyangwa atakuzaho akubamo agutuyemo, ntabwo ashobora kuba umudayimoni ashobora kuba ahuri, ntibishoboka. Ariko ugasanga abantu muri iyi minsi barasenga birukana abadayimoni, kandi Yesu uri muri wowe umudayimoni agomba kwibwiriza akagenda. Yego. Hari izindi mbaraga rero zitwa imyuka zidatinya kumva aho bavuga Yesu. Izo mbaraga nabashije kuzisobanukirwa maze igihe kinini, akageraho urugero rutoya. Nje narasenze kubw'ikintu runaka, cyane cyane ku bakozi b'Imana. Ndavuga kubera icyo abakozi b'Imana kenshi bahura n'ibibazo, ugasanga nibo nzahare, nibo utashobora kubona tike, nibo usabiriza, nibo uhura n'ibibazo byo kwisi byose. Ndavuga bishoboka bite kandi umukozi w'Imana nyine ari gukorera Imana y'umukire. Yego. Numva birancanze, ndavuga nti rero ndashaka gusenga Imana ikamishurira icyo kintu, ngo ntabwo mbyiyumvisha kuva ngo dore ngo umuntu nguriya umukozi w'Imana niwe nzahare, ngo dore ngo gatambaro, ngo dore mbese udashobora kuvuga ari abantu baciriritse. Hari ukuntu na societe ibafata nk'abantu. Hari igihe njya nkora nk'ikiganiro wenda n'urugero twike nk'umuntu agahita nzira ngo disi ngo kashonje, donc mu mitekerereze yabo bazi ko bashonje, kandi mu bantu batajya buri biryo ngembamo nsuko se nsuko. Icyo rero kintera ikibazo. Ariko ikintu cya mbere njya guhaguruka nabwiye Imana, ndabwira nti njyewe nutegura kunkoresha, yego, ntabwo nzemera kugukorera ndibugera ahantu uwuntumyeho akaba ari bumpitike cyangwa akampa ibyo kurya. Yego. Kambwira ati nujya kuza ati none se ko natike mfite n'iki aho uri buntu umwe njyewe umwana wanjye mfite abana 9 sinabifitiye. Yego. Noneho ndavuga nti Karabo wanjye, niba hari inshuti mfite Rwamagana n'urugero nto i Kigali, yego, nindamuka mwoherejeyo ararwaye afite ikibazo runaka, ndamuhati kimujyana muhe nimugarura muhe nayo ari burire mu nzira. Yego. Niba naramuka agezeyo se agasanga uwo muntu mutumyeho harashonje, ahubwo n'iryo tike umwana azagumayo. Rero sanga icyo kibazo kimbereye ikibazo n'ihurizo rikomeye. Yego. Nibwo nahise mfata gahunda ndavuga nti ngiye kubaza Imana impamvu z'ibi bintu. Narasenze Imana, ijwi ry'Imana yambwira ngo bene uwo mudayimoni uko nyine akurwaho no kwiriza ubusa no gusenga. Yego. Twasenze turi ababyeyi batatu, amasengesho y'iminsi 3 turayasoza. Umunsi wo kuyasoza twayasoreje mu ishyamba. Yego. Numva nuzuye imbaraga zo gukubita abo badayimoni bateza ubukene mu bakozi b'Imana. Yego. Ndavuga ngiye gusengera abakozi b'Imana bakorera Imana bafite ikintu, hatari kuvuga ngo barasabiriza ngo baritwara gutya na gutya. Dore benshi banaguye no mu mitego y'ababahamagara kandi baratangiye neza. Yego. Sanga mu bukene umwanzi ahita kubita ugihaguruka ukizamuka. Ikintu cya mbere umwanzi ahita akoresha no kugukubita ubukene, umwuka w'ubukene. Ukabaho rero urinze ahari, umuntu agatinya no gukizwa ngo adakena, kuko nakizwa neza azakena. Ntakena se bizagenda bite? Kuvuga ati ibyo ni ibyanyu, mwebwe ni ibyanyu. Ntazagenda iduka ryanjye rigahomba, ntazagenda nkabura akazi, mbese kuko nibyo bintu byabo. Yego.
ndavuga ni umwuka rero ndashaka guhangana nawo. Mu kumara guhangana nawo nakubise abadayimoni uko numva ndi mu mbaraga, nibwo nahitaga nkubita n'abadayimoni n'abagisida n'ibijyari mu kwezi kwa 12 kwa 2023. urabashwiragira ndapfa mu ishyamba numvaga mfite imbaraga zidasanzwe. Ndasenga ndavuga namwe mwe haruguru ndi hepfo hano ndi ku musozi Karumeli, tugiye guhangana n'izi mbaraga z'abadayimoni zateye abakozi b'Imana gutuma abantu bose Imana yacu ituba. Bakanguriye ngo Imana yacu ni inkene, reka tukubite. Twarasenze imvura itunyagirirayo turataha. Mu kwezi kwa 12 yego kuri Noheli nagiye kumva itangazo ry'igihugu rivuga ngo nta gisida yishe umuntu. Navugije induru mu nzu ndavuga ngo Imana yumvishe gusenga kwacu. Ndangije amasengesho y'iminsi 3 numva ndanezerewe, rezita z'amasengesho zirabonetse. Bonane yayo rero sasa ku Ruyenzi habera gisida yica abantu nzi. Ndavuga nti nshobora kuba narasenze nabi. Ibintu nasenze nibyo cyangwa byarancanye nanjye byaranjabutse. Yego Nagiye mu nzu mu mwiherero wo guceceka. Ndavuga Mana ntabwo ndi busenge, sindi bugire gute, sinzi ukuntu biri bugende, ariko njya mu mwiherero kumva ngomba guceceka nkaba imbere y'Imana yikagira ikintu ikora, kuko yo sinayigumuraho sinagira gute, nta handi ho guhungira mfite. Nibera ahantu mu nzu namazime iminsi 3. Ku munsi wa 3 nibwo Imana yampishuriye imbaraga turwana nazo. Impa irisoma. Ndongera ndarisoma. Imana irambwira ngo abantu benshi basenga birukana abadayimoni. Kandi mu gusenga birukana abadayimoni baraciriritse. Abadayimoni bari hasi cyane. Na Satani ubwe Yesu yamumennye umutwe, yaramanutse agikuzimu ngo asiga mumennye umutwe aranamuboha. Icyo akoresha no kohereza abadayimoni mu isi nk'utuma, ariko nawe nta mbaraga dufiteho. Na Satani afite intege nke, ariko iyo myuka irarenze, ifite imbaraga nyinshi. Myuka mibi ahantu ho mu ijuru. N'abamarayika nk'uko benshi babizi, bari abamarayika bo mu ijuru babanye n'Imana, babanye na Yesu barabizi, ariko banze kumanukana na Satani ikuzi. Baravuga ati ntitwamukurikira kuko yatsinzwe. Bafashe ikirere rero, nibo bafashe ikirere. Wasenga isengesho, iri sengesho usenze mu ntege nkeya nirigereyo. Niyo mpamvu twasomye hano ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Daniel yarasenze bwa mbere, ibisubizo biragenda, icyifuzo kikigera ku Mana, Imana irakibona kuko yasengesheje umwuka iteka mu gusenga kwe. Iyo usengesheje umwuka iteka mu gusenga kwawe, ntabwo iyo myuka ifata iryo sengesho, ariko igisubizo gishobora kugira ikibazo. Abohereje igisubizo icyo gihe ngo babita ngo n'abamedi n'abaperesi, aba barafashe ibisubizo bya Daniel. Yego Daniel akomeza gusenga Imana ati ko nasubije igisubizo, yohereza marayika tiremera ikibazo kiri hari nawe ngo baramubo. Daniel akomeza gusenga, hamanuka Mikayeli niwe bashe kubona ibisubizo bya Daniel bigera kuri Daniel. Ariko Daniel yakiza kudasengesha umwuka iteka, ibyo bisubizo ari kubibona ariko uzahora ategereje. Iyo myuka irafata, saba dayimoni babifashe. Mu kumenya izo mbaraga nsanga birarenze, nsanga ni imbaraga zikomeye cyane. Rambwe ati rero muri iyo myuka, muri izo mbaraga rero nta muntu ubasha kuzishobora. Yego adambaye ziriya ntwaro zose z'Imana zasabwe. Hari ikibazo kijya kivuga, abantu ngo twasenze, ngo ari wese naze dusenge, ngo tugiye gusengera ibi n'ibi, ngo tugiye gusengera igihugu, ngo wasambanye, umurozi, umukibiki, bose bakaza ngo baje gusenga. Gusenga ni ukujya kurasana, gusenga ni ukujya guhangana, ngo kuko tudakirana. Ntabwo ari ugukina kw'abana, ni ukurwana. Wowe ugiye kurwana nande? Ugiye kurwana nawe uramuzi, biragusaba iki? Gusengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Niteka nta nubwo ari none ngo urekeraho. Bamwe rero barasenga bakarekera, kandi Daniel nawe yasenga akarekera. Ubwo umwuka yisamishura kandi kantu, hari abatwara intwaro ariko ntibazitware zose. Ugasanga umuntu yambaye ingofero nk'agakiza, ariko igituza cye kirarangaye. Umuntu yambaye inkweto nk'ubutumwa bwiza, ariko mu nda atambaye sentire. Nta kuri, nta gukiranuka. Donc ubutumwa natwaye yasomye wenda Yohana, urukumva, kuko yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka. Ntiyatwara intwaro yuzuye ariyo nkota y'ijambo ry'Imana, amenye ngo
byatumye itanga umwana wayo byagenze bite? Yesaya yamuvuze ko aza bimeze bite ngo abike ijambo ry'Imana ku mutima we ribe rigwiriye. ndahita mbivugaho byose bijyanire rimwe nze kuvuga rero imbaraga zirwanya abantu, izo mbaraga uburyo zirwanyamo abantu. Noneho ahangaha ijambo ratubwiye ngo mwebwe musengesha umwuka iteka kandi musabira n'abera bose, musabira n'abera bose aho bari gusengera, ntimwihugireho mwebwe ubwanyu ngo ngiye mpore nize. Urumva bo gahunda bafite ni ukuguteza uburyo ugumya wihore, usengera umuceri, usengera akawunga, usengera minerivare, utwo tuntu turi aho hafi dutuma utakubita ngo ugeze kure. Rero iyo myuka ikayita igenda ikagera kuri abo bantu b'Imana, bisaba ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi wambaye nyine koko za ntwaro zose z'Imana. Ariko se urazambara urinde ugiye kwambara intwaro zose z'Imana. Yohana igice cya mbere 12, mbere na mbere banza umenye neza niba uri umwana w'Imana. Hari abantu bajya bavuga ngo mwene data ngo ntukagire gutya kuri mwene data. Abantu bose basengana uko muhurira mu nsengero ntago ari bene so, ko muhurira muri korali ntago ari bene so. Banza umenye ngo mwene data ninde. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo mutima ni utera amaraso akaza mu mitsi, imitsi bagafata ADN bagapima bakamenya ngo uyu mwana ni uvuka kwa runaka. Birashoboka ko uri kumwita mwene so ari uwase Satani. Hari umugore ejo nabwiye ahantu kuri kamera ndavuga nti ntago Imana yanjye niyawe ari bimwe winyita mwene so. Biragaragara ngo bazabamenyera ku mbuto bera. Bapima ADN ukamenya ngo wa mutima ari muri Kristo Yesu, wakundaga kubabarira, wakundaga kugira imbabazi, wafashaga izo mfubyi n'abapfakazi. Mbese ibintu nk'ibyo bigaragaza ko umutima wari muri Kristo Yesu wa muntu koko awufite. Yego, ibyo nibyo bituma umenya ngo mwene data kuko duhuriye muri Kristo Yesu. Kuko iyo mudahuriye muri Kristo Yesu akwanga ntacyo mupfa, kuko umwuka we n'uwawe ntabwo bihura. Nanjye ndinde wo gukunda umwanzi wanjye, urwango hagati yanjye n'iyo nzoka Imana niyo yashyizeho nk'itegeko ko tugomba kwangana. Igihe cyose tuzatumenana, ubwo nyine niduhura nindangara nanjye agatsinsino. Nanjye rero kuko nzi ko nanishyiramo ubwo bumara kandya agatsinsino, nanjye ndamena umutwe. Ubwo hari urukundo ruri hagati yabo. Hari twakomeje. Abagomba rero kugira ngo umenye uburyo ugomba guhangana n'ibyo, mbere na mbere menya yuko uri wa Kristo. Uruwe ADN ari zimwe napima arasanga mufitanye isano. Ikindi cya kabiri, ubwo ngo nyine ijambo ravuga ngo bamwemeye bakizera izina ry'abaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Irindi jambo riri muri Yeremiya 15:19. Nukuri ibishimwa mu bigaho uzaba nk'akanwa k'Imana. Uzavuga ibyo data yakabaye avuga ari inaha. Nuvuga bikunde kubera yuko wamaze kubanza gukura ibishimwa mu bigaho. Noneho ahandi ni muri Yohana 14 nanone kuri be yaho, ndumva ari be yaho, iravuga ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye muzagihabwa. Ariko menya ngo Yesu uri gusabira muri iryo zina ari muri wowe, cyangwa ni ijambo uvuga ngo Yesu ndashaka kuko ngo mwami si bo bazagera ubwami bw'Imana. Yego, tubonye ijambo ry'Imana ryerekana urwana urugamba uwo ari we n'ikimugize. Hanyuma urwo rugamba ni uruhe? Urwo rugamba rero tukigenda tukimenya ko izo mbaraga z'imyuka ko arizo zirwanya abera, zirwanya abantu. Ntabwo zakwirwanye iyo bagufite nibakurwanya. Abantu bajya bavuga ngo ngewe ngo kuba umurokore, ngo kuba umukristo, ngo mbona umupagani ari ubayeho neza, ngo kurusha umukristo, ngo rero kugira ngo njye mu by'igikristo ngo ndigira mu bupagani, ngo kuko n'ubundi abapagani baguwe neza. Ariko twibuka ko muri Yeremiya bavuze ngo abakiranirwa baguwe neza, barabateye bashora imizi, barakura bagira imbuto nyinshi. Ariko wabaye kure y'imitima yabo. Umuntu Imana itari hafi y'umutima we ntaho bahuriye. Aba bantu baguwe neza bafite ibintu babura, kuko si abantu b'Imana. Iyo myuka yabo irabamanaginga, ariko nabo bafite ibikomere ku mitima bagendana, kuko hari n'ibitambo baba barasabwe bibakomereye, bafite insyo bikoreye zitaboroheye. Nuko umuntu aba atari nkabo ngo yumve ububabare babana nabwo nubwo bagendana. Iyo batinyuka ati tanga umwana wawe w'imfura, ntekereza ko butabitanga wishimye, utanga byanze bikunze harimo ikibazo. Iyo myuka rero ikintu ikoreramo, iyo myuka nk'uko iyo yigumuye ihora itambika ibibazo byose bizatuma umuntu w'Imana atuka Imana.
muri bya bibazo byose uhura n'umuntu akakubwira ngo ngiye ngo nasengeye ngo imyaka nasenze ngo ngitanyumva ngumva ngo Imana yaranditse ngumva ngo ngiye kubivamo ngo nanjye ndayibabariye ngo ariko cyangwa yanagira akantu gato gahita agenda akavuga ngo ariko ngumva ngo gese nzongera kwirirwa nsenga ngo ngizamishaka nitabishaka irorere ngo reba abandi bana ngo reba abandi runaka ngo reba igatangira kwereka ibibazo kuko kandi ubwo tayari ari kubona ibibazo by'Imana ubwaye ari kubona ari gufite ibyaha ashinja Imana iyo myuka ishinzwe gushinja Imana amafuti kandi Imana ubwayo nta futi igira waba waburaye yitwa Imana irera waba wabwiriwe wabuze urubyaro igihe cyose nta kintu na kimwe wowe muntu wakora kugira ngo Imana ireke kwitwa Imana iyo myuka ikikora rero ifite ubutware twabisomye ifite n'ubushobozi irategeka abategetsi mbese ariko icyo nshimira Imana muri yararirimbye ngo natwe kwa Yesu dufite ubutware dufite n'ubushobozi iyo twizeye amagambo ye yose nk'uko yayavuze hatabuze na kamwe nk'uko yayatubwiye natwe tugira ubutware n'ubushobozi natwe tukinjira tukajya guhangana nayo iyo myuka ikikora n'iki yo kuko yaje mu isi mu itangiriro ibice 6 ku murongo wa mbere bazasome sinibwo mfata umwanya wo kujya soma ngo yaraje iryamana n'abantu Bibiliya yitangiye sibwo umuntu yarakiremwa yego yahisiza ngo ibona abakobwa mu isi ryamana nabo maze kubyarana nabo ngo hapfukamo za ntwari za kera bya bihanda biravuka bagira abo bana babavutsemo bagira umwuka wundi wo kurwanya Imana yego bahita bakreya kuko Adamu na Eva bari bazi Imana yonyine noneho baje bakreya ubundi buryo bw'ubumana yego mu gukreya ubundi buryo bw'ubumana bagakoresha n'ikigirwamana yaba inka ikavuga kandi igakora ibintu bigasohora yego yaba ihene yaba igiti babaje kigasohoza ibyo kuko bafite ubujura imbaraga rega ntago ari icyo giti ni umwuka uherekeje icyo giti noneho mu isi havuka Imana nyinshi mu Mana nyinshi rero iyo turarebaho cyane ni y'uburyo bwo guterekera nkatwe nk'abanyarwanda tubirebere mu buryo bw'abanyarwanda haza umwuka wo kuba batari bazi Imana batari bazi Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ahubwo bo bahita bamenya izindi mana zitwa imiterekero basogokuruza batari bazi izo mana batari bazi Imana rurema bahita bayoboka iyo miterekero ubwo ndagira ngo mpite kubarwanywa n'iyo myuka yego bimaze gukubitana n'iyo miterekero bo kubera ko umwuka wari ubarimo babwiraga yuko bo bazi Imana iyo myuka mitwatangiye tuvuga izi Imana izi yuko ihari kandi izi yuko igihe runaka gishobora kugera n'urubyaro rwo ku Mana rukayikubita habagaho amasezerano bakicara bari guterera bati ko tureba mu muryango wanyu harimo uzatatira igihango agaca ku ruhande akajya muri aduyi yacu reka mbivuge gutya kuko akaba umwanzi wacu bo bagahita bavuga ati uwo rero naramuka atatiriye ntazabyare ntazashake ntazagira ikintu abona ntazagira akantu na kato yibonera kugira ngo byose nibimukubita azatugarukira najya nabisobanukira natuje hari ukuntu najya mbwiriza abantu ariko none ngeze ku ngingo Bibiliya avuga ngo ntimukirana n'abafite inyama n'amaraso murwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru abatware principalities abatware bategeka isi y'umwijima n'abanyabushobozi bafite n'ubushobozi bafite imbaraga nyinshi bakorera mu bantu ntabwo bazakorera mu nyamaswa ubwo twagiye hari icyo bita demons barimo n'ingabo za Satani sibyo hakaba noneho n'abitwa devils ndi kubivuga mu ndimi z'amahanga kugira ngo abantu babashe kudistinga sibyo nanuzana ama Holy Ghost cyangwa se imyuka mibi yaje yabaye connected yinjiyemo yinjije ibihanda ibyo bo bita ibihanda n'abana bavutse kuba marayika abo bamarayika bo mu ijuru baguye bita bamarayika baguye baje mu isi Bibiliya uyu mwanditsi wa Bibiliya ntabwo turi bumuvuguruze ntekereza ko ari Kinyarwanda yanditse yaravuze ngo abana b'Imana ngo baje mu isi
urumva ntabwo baturutse kuzimu, kuko iyo baturuka ikuzimu kuko ko ari abana ba Satani, ariko kuko baturutse mu ijuru baje ari abana, yahita avuga ngo abana b'Imana baje mu isi babona abakobwa beza babyarana nabo. Abo bana babyaranye nabo ngo nibo za ntwari za kera, barimo za Goliyati, zirimo bande n'abandi ibintu nk'ibyo ngibyo. Izo ntwari za kera rero zo zari zigenda zinjira, nta muntu umva kugira ngo uzapfe kumenya neza umuntu udafite ayo maraso biragoranye, kuko urumva byarakuze. Gusa hari icyabayeho Imana ngo irababara, ngo iravuga ngo umwuka wanjye ntabwo uzakomeza kuruhana n'abantu, yari yabonye byabaye too much, ngo ahitamo kubateza umwuzure. Mu guteza umwuzure Nowa n'ubundi yinjiranye n'imiryango, hari harimo abakazana be, kwavuga n'iki ko abakazana badafite ayo maraso, hari harimo abahungu be binjirana mu nkuge, ntabwo ari Nowa wenyine, kuko birivuga ko ari Nowa rukiranukaga wenyine, ariko mu kwinjira mu nkuge n'ubundi yinjiranyemo n'imiryango. Iyo miryango rero n'ubundi yazanye ayo maraso, bavutse birakomeza. Muri bya kindi kigaragaza, ibaze ku rwego abantu bavuga ikibazo cy'ubutinganyi, bazi neza yuko ubutinganyi bwarimbuye Sodomu na Gomora, ariko umuntu agakomeza akabikora. Umuntu akitora akiturikirizaho igisasu azi neza ko nawe ari bupfe. Mbese iyo myuka yo ni ibyihebe. Yes, ubwo twacometse tugeze ku myuka mibi noneho ikorera mu bantu. Twageze hano iwacu i Rwanda, abantu batangiye kumenya imana nyinshi zigiye zitandukanye. Bo hariyo bita kuterekera, kubandwa, ibintu nk'ibyo ngibyo byose. Habayeho icyo bita ibihango bati turabona. Hari igihe uyu mwana nubwo tugiranye amasezerano nawe, turi kubona Betty azacomoka mu miryango wanyu akaza kuvuga indi mana itamenyekana, uko Paulo yagiye itariyo, akavuga ati sibyo aduye uyu mwana bizagende gute, baramusheta. Basokokuruza baramusheta. Yego. Ikimenyetso, ikintu cya mbere, ngende muto mu myaka ntago ari myinshi, nihishirirwa yari yaraturutse ku Mana. Yego. Ubundi nk'urugero rutari kure, abami baravugaga ngo umwana ngo uzasimbura se avukana imbuto. Yego. Kandi mu byo tuzi koko nta mwana wawe ufite imbuto mu nda ngo azipfumbate, ahubwo hari umuntu uzimupfumbatisha. Yego. Kugira ngo azimupfumbatishe rero nuko baramenya amakuru y'uwo mwana 100%. Iyo tumenya amateka dusanga nta mwana wavukanye imbuto wapfuye afite imyaka 10. Yego. Dusanga nta mwana wapfuye afite imyaka 20 kandi yaravukanye imbuto yariswe umwami. Yego. Ntabwo tumubona, nta mu mateka nawe tuzi. Ahubwo icyo bakoraga ni igiki, kujyana umugore utwite w'umwami bakamenya igitsina twite kuri nde ku mupfumu, kuko ubwo mipfumu ikorana n'imyuka yo yatanze ubushobozi bwo kureba bakamenya ikijya. Uyo wavuze umupfumu n'ugupfumura. Noneho bo arareba, arangije aravuga ati uyu mwana uyu mugore atwite umwana w'umuhungu, ndabona azapfa afite imyaka 10, uwo rero ntago ari umwami, nasubireyo. Undi akaza noneho bareba akabati azapfa afite 70 80, kandi turabona afite ubushobozi yazayobora. Icyo gihe ngo bazanaga umukecuru wasobanura arambwira ngo bitwa biru, ngo bazanaga umwiru sinzi niba ariko babivuga muri hangana, wo gukurikirana iyo nda kugeza igihe uwo mugore abyara umwiru ahari, agahita amenya ko uwo mwana w'umuhungu yavutse, agahita amupfumbatisha imbuto. Ubwo icyo gihe agahita avuga ngo umwami yavutse. Ariko si ubwabikoze kubera iki, kuko afite amakuru y'uko azavuka ari umuhungu, kabiri azarama, kuko bamenye ko azapfa vuba ntabwo byari kuvamo. Urumva ko bafite ubushobozi bwo kumenya gupfumura, babita gupfumura. Ariko tukamenya neza yuko ubwo bupfumu bavuye ku Mana yo mw'ijuru, ari iyo myuka yatanze ubwo bushobozi. Abo bana rero uko imiryango yaterekereye, uko iyo miryango yabigenje, bikazasohora mu bisekuru 100 200 magana ngahe, bigasohora ku bana umuntu akarwana n'ikintu atazi aho cyaturutse. Cyaraturutse mu myuka, agatandukira sasa akagenda. Iyo yagiye yibeshye ngo agiye avuye mu miryango yiwabo, ubwo gare ko agiye kuba umwanzi wa ya masezerano yasezeranye kera sekuru. Yego. Cyangwa se basekuru basezeranye kera mu gihe tutazi, mu nyejana tutazi. Ingaruka zikagera kuri uwo mwana. Uti bikora bite? Yego. Naho ngeze rero sasa, ngeze aho abakristo b'uyu munsi bahagaze. Uyu munsi wa none bavuga ngo Imana ngo ubukene ngo ibiki n'ibiki bakabivugaho.
Imana ndagira ngo batangarize isi yose ibyumva, nta deni ifitiye umuntu, yego, nta deni ifitiye umuntu, mbisubiremo, igushyira ku isi yarabanje kugutegurira ibizagutunga, yego, uvuka ibintu byawe byose bihari. Ariko kuko dufite umuntu w'Imana afite urundi rwango ruri ku ruhande, uwo mwanzi uri ku ruhande ashinzwe kumurwanya, amwambura iby'Imana yamugeneye. hakuzi ko ariyo mpamvu iyo umuntu apfuye n'abamushinzaga n'ababonaga ari mubi biba birangiye. Ni ukuvuga ngo mu kuvuka ko akimara kuvuka, hari ijambo nasomye Dawidi yanditse avuga ngo iyo umunyabyaha avutse ariyobageza. Mu kuvuka ko umuntu avuka hari undi mwuka uvuga ati yavutse turagendana mpaka. Yamenye neza yuko aba muri iyi minsi nibo bafite ukuntu babisobanura, akavuga ngo afite inyenyeri. Iyo avutse akigera ku isi, yego, ibye byose Imana iba yarabiteguye kuva avutse kugeza apfuye. Ahubwo kuko imyuka itarema, yego, nta kigira, ishinzwe kwiba. Ariko nukorera iyo myuka, Imana ni urukundo, ivubera imvura ababi n'abeza. yego, nta gahunda yo kuvuga ngo uriya kuko atazankurikira yavutse muri Twabagihanda nta kintu nzamuremera. Nawe ababifite yaremewe. yego, Hari uwigeze kuvuga ngo ariko ngo niba Imana ngo ivubera ababi n'abeza, ngo basi ngo ngewe yamvubiye mu murima w'ababi, ngo basi nanjye ikamba, ngo nkaba ndi mubi, ngo ariko ikamba. Rero nk'uko twasanze nta muntu Imana igenda iba mu mwenda, ntawe ntihazagira umbeshya ngo yapfanye ngo amasezerano Imana yamusezeranije, ariko riranahari. Ndaje ndari gusobanura ndikubwireho. Ikiba wa mwanzi bwa bwami bubiri buhanganye muri yasi y'umwijima, kuko wowe birashoboka ko abasogokuruza bawe batakoreye Imana koko bari kwikorera batanayizi. Wowe uwo munsi wa none wavutse uri umuntu Imana yatoranyije, uzagirira umumaro Imana. Bo baragushakisha impamvu zituma utazakorera Imana. Icyambere kuko uri umwanzi wabo uzabarwanya. Ikintu cya mbere bazakora ni iki? Bazakwiba umugisha Imana yaguteganyirije, yego, bawutware. Bibiliya irambwira ngo hari aho Imana yabwiye Nikuro ngo nzamenagura inzugi z'imiringa, nzazicamo kabiri, nzaguha ubutunzi buhishe mu mwijima ahiherereye. Ntekereza ko Imana yagiye kubibikayo, ntabwo yasaba kumenagura inzugi z'imiringa. Imana yagiye kubibikayo, ntiyarinda kujya kubitagura ibintu by'ibyuma. Nta nubwo Imana yabika mu mwijima, ahubwo yirareba agahinda kawe wowe uri kuririra hasi, ufite ibibazo bitabarika, wabuze ibyo kurya kandi yarabigugeneye, wabuze ibyo kunywa, wabuze ubuzima, wabuze minerivare, wabuze bya bindi byose wagenewe, wabuze umugore, wabuze umugabo, wabuze abana, ugahora unamba ku Mana urira. Ikavuga ati nzamenagura inzugi z'imiringa nzicemo kabiri kugira ngo ubutunzi buri mu mwijima yiherereye. Ni umwanzi wabijyanyeyo, ntabwo ari Imana yabijyanye. Bohereje umurozi, kuko bakorana n'abarozi, bakorana n'abapfumu, bakorana, mbese bafite ukuntu bakorana. Noneho umurozi araje arakuroze, akwambuye umugisha wawe. Utwara uruhinja, ushobora no kuwutwara uri mukuru. Iyo uri mukuru akenshi ugize umugisha wo kuba umubyeyi we yaragusengeye, ushobora kuwitangira wowe ubwawe. Uruzitiro rukugose ukarusenya, umwanzi akabona aho yinjirira. Icyo gihe umujura iyo yinjiye akabitwara, ntabwo wajya kurenganya mama ngo niyagusengeye. Hari urwego ugeraho ukaba utakiri kubarirwa ku babyeyi. Rero utabonye mama wagusengera, ubwo n'ubundi ukaba ari kera, birashoboka ko babitwaye bahereye muri rya sezerano rya mbere abasekuruza batanze. Ati nadutatira ntazazana umugore, nadutatira ntazagira umugabo, nadutatira ntazagira abana, ntazagira akantu na kamwe abona. Ibyo bikakugiraho ububasha. Haba hari uwabonetse mu gisekuru cya vuba yaragusengeye ati njye ndashaka umugisha abana banjye, wowe ukazagera igihe ukazatuma uruzitiro rwawe rusenywa, umwanzi akinjira, urabyimenyera. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo yewe ikintu cyazanye mu itorero umuzi ushariye, sibyo? Irindi kavuga ngo hari abantu basiserwa ihishwe. Uyu munsi nge iyo nitegereje mu nsengero nyinshi zigiye zitandukanye, habamo abana bameze nk'ababa bari guterekera, hakabamo ababa bameze nk'abari kubandwa, ariko bakabikora mu buryo buri modern bugezweho. Mu makwe ukabona n'urugero, urabona nka kuri ejo najya ahantu mbona bari kumena champagne, n'urugero ntanzi, sibyo?
ariko wakurikira mu mateka ugasanga ibintu bari gukora byarakorwaga, ahubwo icyahindutse ni konteni, ni uburyo bikorwamo, ariko bijya kuba simile, bijya gusa. Ibi bintu iyo bije mu cyitwa inzu y'Imana n'iki n'ubundi bikongera bikaba vage, abantu bashaka guhumuka no kumenya amacenga n'aya mayeri akorwa babibona bate, babikemura bate? Yego, abangaha tuhise tusa nk'abamanukaho tukimara gutekereza kuri ibyo bintu by'abo muntu byatwawe bigahishwa bikajyanwa mu mwijima. Imana ikavuga ngo izamanuka ngo nako ngo nzamenagura inzugi z'imiringa nzazicamo kabiri, nkugende imbere ahantu bashyize dodani nzihakure, ngende nkukurire y'ubutunzi buhishwa ahantu mu mwijima. Umva ikintu itazakora, ntabwo uzayibona n'amaguru iza kugukuriramo ibyawe. Yego, ahubwo ikizakora izakorera muri wowe ubwawe. Yego, kugira ngo ubashe gushyikira ibintu byawe wibwe. Ni wowe izakoreramo, igushyire, igendere muri wowe, ikorere muri wowe, ikwambika imbaraga, ugende uri umunyembaraga. Kuko hariya ahantu hahishe biriya bintu ntabwo ari ahantu uwo ari we wese yakwinjira, nta muntu uhinjira uwo ari we wese. Urumva ni ibintu bimaze, ko hari abantu bagifite ubujiji, ko hari abantu bazabinjirirayo. Nawe njyewe urugero rutari kure. Yego, Roba, uri umusore wenda n'urugero, ufite umugore, sinzi umugore ushaka uwo ari we, ningeramo aho ngaho nzabwirwa n'icyo umugore wawe ngo mugusohorere. Niba urugero rutari wenda hari imodoka nshaka, hari dushaka, nubwo imodoka yawe yibwe, kuko ibyo biba nibyo babibye, ugumye ugirira ari ryabyo, unagira no mu ntekerezo zabyo, ukumvura bifite muri wowe. Uriya muntu tuvuga urugero, Bible iravuze ati twafasha abajura bibye abantu ingo runaka tutazi umubare, ariko buri muntu naza atwara ibintu bye. Wowe ni wowe uzi mashine yawe batwaye uko yari imeze. Yego, ni wowe uzi kamera yawe batwaye uko yari imeze. Ni wowe uzi televiziyo yawe. Ni nuko nguko rero uzi umubare w'abana bagomba guhinjiramo ukajya kuzana. Ariko kugira ngo winjiremo ni za ntwaro zose z'Imana wambaye. Voilà, no gukiranuka kose. Uzi neza kuri umwana w'Imana koko, ko babitwaye uri umwana w'Imana koko. Uzi neza yuko uri mu bumana, ukuzura imbaraga zose z'Imana, ukabasha kwinjira muri cya cyumba cyo kujya gukuramo ibyawe. Ahari ibihindizo, ahafungiraniwe, ariko Imana ikagendera muri wowe ikabikatagura. Ni wowe uzajya kubyikatagurira. Niyo mpamvu iyo wabona utangiye gusatira ku marembo, baravuga ati uyu muntu ashobora kuba aje gutwara ibyacu, bagahita bakurwanya neza hapaka hafi, ku buryo urasenga kabiri, ubwa gatatu bikanga, bati ndashaka gusenga yitatu, ku munsi wa kabiri ati inzara iranyishe, ugahita urya. Ndashaka kwirirwa imbere y'Imana buri wa gatatu. Isezerano ni ikibazo kuri bo, banga isezerano, ntabwo bashaka isezerano. Ikintu cya mbere uzavuga ngo ngiye gusenga, ngiye nsenge, kuko Imana ikunda ibintu by'amasezerano. Niyo mpamvu udashoboye gusezerana ikintu uzasoza wakireka. Ubwo rero ni wowe wenyine ubwiyinjirire muri icyo cyumba bitewe n'imbaraga ufite. Utabishoboye bwo nyine uzarinda wipfira ibyo batwaye utabibonye, kuko umwanzi azigenzwa no kwiba, no kwica, no kurimbura. Reka mvuge kurakoze kunyibutsa. Yego, mu kubitwara habayeho kwiba, kwica no kurimbura. Babanza gutwara ibikugirira umumaro, yego, bakabikingiranamo. Haboneka umwagenti uza kukugira inama, ariko burya wasenga ukanivuza. ubwo ni umukobwa wananiwe gushaka, cyangwa umusore, ni umubyeyi wabuze urubyaro, ni umuntu mu mwuka uri kumva ko hari ibintu byatwa, kuko byanze bikunze hari nk'igihe dukora ibiganiro nk'ibi, umuntu akavuga ngo kuroba ngo hari ikintu mwavuze, ngo hari ukuntu mba niyumvamo nkumva biranze, sibyo? Kandi reka mbabwire akandi kantu abantu bataramenya. Yego, promise, isezerano. Iyo Imana iguhaye isezerano, isi y'umwijima igerageza ukuntu yashaka gusohoza irindi sezerano ujya kwa samurabure y'ibyawe, kugira ngo igumye ikingirane ibintu byawe. Yego, noneho wowe ikintu gikorwa ni igiki? Babikingiranye bashaka kukwiba, kwica no kukurimbura. Icyo gihe umwagenti yaje akavuga ati wavuza wagira wasenga ukanivuza. Birashoboka ko mujye mureka kubura ubwenge. Ikintu cyoroshye muri kigerera abantu batazi ni ikihe? Ntabwo abantu benshi bamenye Imana bajya mu bapfumu, kuko babanje kumenya ko uri umuntu w'Imana barakwiba, n'undi baramwiba, agumya yizengurukaho ntari bujye mu bapfumu. Haje abapfumu bitwa abantu bitwa ngo bitwikiriye Imana. Yego,
noneho mu kuza abo bapfumu baje bitwikiriye Imana rero araza akakubwira ati uriya atanga umuti burya akanakuvura akanasenga. nagezeyo nsanga ijambo ry'Imana rimanitseyo abafite na Bibiliya ati hari umuhanuzi kandi ari kukohereza ku murangi, Yego. hari umuhanuzi ukurebera ako kanya gusengera rimwe gusa bigahita bisohora, akagutwara ukuboko akakumurikira mwene wabo yakugeza kuri mwene wabo. Rero ingorane uri buhure nazo ni izi ngizi. Icyo gihe mu gitabo cy'ubwami bw'isi bw'umwijima barakwandika kuri resebusiyo ati runaka yaje ntago akiturwanyije uyu nguyu twamwakiriye, ni mu muvungunyurireho dukeya agende kugira ngo atazagenda akirara ntimubimuhe byose, atazibeshya akaducika kuko hari icyo yabonye mu muhe duke. Bamuha duke wabura ikintu ugasubira kuri wa muhanuzi akongera akakuvungunyuriraho ari kuguhanurira gutyo ubwo bugingo wabutwaye urasa nk'uwapfuye mu buryo bw'umwuka. Wapfuye ariko uracyahumeka, niyo mahirwe dufite. Iyo ugihumeka rero Imana ibasha kukuzura ukongera ukaba muzima, ariko ubwo urumva mu bugingo uragaragara nk'uwapfuye kuko utakiri wewe banza usambane kugira ngo bikunde gutya, banza ukora iki ngiki, dore birasaba iki ukagira igitambo utanga cy'icyaha kuko Imana yo mu ijuru yanga ibyaha. Icyo gihe ukabikora hari icyo watanze. Iyo ugize umuntu umugisha rero ushobora kujugunyika byabo ukavuga ati ndaje Mana nyakira, ukiranutse wanjye naho yagwa azarambarara, Imana ikagukura kuko igufiteho umugambi. Ariko ugize akaga ugapfira muri ibyo urarimbuka, umugambi wa mwanzi wakugenzeho ukabugezweho, kwiba, kwica no kurimbura. Ntabwo biba ubugingo bibi bijyaka kugiriye umumaro byawe. Mbere ya byose bamanza kustoringa ibyawe by'ubuzima bwawe bwa buri munsi, noneho ubugingo bukaza ari ubwa kabiri. Unyotewe no kujya kubishaka hari umuhanuzi arebamo, ukiruka imisozi ushaka abahanuzi, avuga rimwe gusa bikaba bigenze gutya na gutya, ushaka abahanuzi. Umwuka ukanda kuguheraho ushaka abahanuzi, kuko uyu munsi nta mupfumu. Abapfumu nyine kugira ngo uzume ngo umuntu yagiye mu bapfumu simbisi, ariko ubu mu buhanuzi birashyushye kuri TikTok, birashyushye umuhanuzi araha kandi kuko atavuga rimwe bigahita bisohora. Ariko ikirere ari guhanuriramo ni iki urakizi neza? Iyo utari umurangi ntago utari umurangi utari n'umunyamwuka mu bwami bw'Imana ntago wamenya umurangi nubwo wamenya umuhanuzi wa nyawe. Afazari bareke bose, kuko impamvu abantu benshi batarayishurirwa iyo bavuze ngo abarangi ni abamurikiwe nandi basenga abamarayika. Ese abamarayika ni abahe? Ni abo turi kuvuga. Ni imyuka imibi y'ahantu ho mu ijuru Bibiliya yivuga. Yesu yavuze ijambo yabyaranye n'imyuka y'abantu n'abantu mu buryo bw'umubiri. Ibyo bavuga ngo imyuka abamarayika ntibaza ngo babyarane n'abantu, baraza bakabyarana nabo, kuko kwa Loti baraje, kwa Aburahamu baraje barya inyama. Kiza kwa Aburahamu bariye inyama, abamarayika barya, babura gute kuryamana n'abantu? Rero iyo myuka abo turi kuvuga juste nibo babo ngabo bakorerana n'iyo myuka mibi abantu batasobora gusobanukirwa, akagira ngo ni umunyamwuka w'Imana kuko yamenye ibya sekuru n'ibya nyirakuru n'iby'iwabo byose, yamenye iby'Imana yari yaramuvuzeho, kandi gare ko abibona ubu uri kubimuhereza mu kiganza. Udafite umwuka w'Imana ntugire n'umwuka w'abarangi ntabwo wabatandukanye. Yego. Ubwo nuko ngo birasaba ko umuntu agira umwuka umuyobora, bagahitamo icyo agomba kuba muri. Hari umuntu udukurikiye muri iki kiganiro umaze kuba atagomba kumenya umwuka we umuyobora. Ese ni umwuka w'Imana ukuyobora? Biravanga abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ese nawe uri muri systeme y'abiwanyu? Ni no mpamvu bakora akabati uyu n'uwacu ntabwo yaturwanya. Manza rero umenye, uri kumva, wisobanukirwe, umenye niba warakiye Yesu umwami n'umukiza uri mu ishyanga ryera cyangwa se niburi nibyo Yosuwa yabajije. Buriya Yosuwa ndamukunda. Yosuwa yaravuze ati kuje kuturenya uri wo mu bacu cyangwa uri mu bisha bacu. Anagera no kurwaga bwira Abisirayeli agati rero ngiye mfashe iruhande nzakorera Uwiteka Imana yabwira Abisirayeli ngo urahitamo Imana mukomba gukorera. Abasekuru niba ari mu butayu Imana y'Abanyakanani, niba ari Imana z'Abanyegiputa cyangwa niba ari Imana zo mu butayu, murahitamo. Dusa nk'abari kwinjira no ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko ntabwo twasoza tutabwiye abantu, sibyo, ngo mukore icyo bita attention. Ese attention ni iyihe? Tubwire nibura nka attention, nibura nkenye z'ingenzi abakristo b'uyu munsi bakwiye kugira
kuri iyi tere y'uyu munsi yahinduye irangi. Yego. Ahangaha kuri aba bantu nari mvuzeho bitwa ngo abahanuzi bakorana n'imyuka mibi, hari abahanuzi bakorana n'imyuka mibi batabizi ko ariyo bakorana nayo. Yego. Kubera yuko Bibiliya irambwira ngo nibagera mu ijuru. Yego. Inzira ijya mu ijuru ni imwe. Turi kugendana twese, abaririmbyi, abakristo, turi kugendana tugiye mu ijuru. Ikikwereka ko abo bantu bari gukorera imyuka mibi batabizi, ni hahandi Yesu azababwira ngo nimumve imbere sinigeze kubamenya. Tayari bari bageze imbere ya Yesu, bavuga ngo uko twahanuraga mu izina ryawe, tukirukana abadayimoni mu izina ryawe, utwirukanye ute? Nimumve imbere sinigeze kubamenya. Bisobanuye ko hari n'abantu bakorana n'imyuka mibi, bakorera imyuka mibi batabizi, bakaba bafite umwuka w'ishyari cyane cyane. Niba abonye ikintu cy'umuntu wo kugira ngo agisenye, amufashe gusenga, gukira kwawe ni inyungu zanjye. Nubwo wagize nka gukeneraho 5 ndabibona, ariko ngiye nkumva ntashaka gukira kandi ni umunyamasengesho, ndi umushumba, ndi umupasiteri. Uyakiza ate, anyiranya ate, twarasenganye none wajya kuntambukaho gute? Agashaka kw'ibyawe bitazamuka. Uwo mwuka rero, hari izo ngabo, iyo myuka yo mu ijuru ishinzwe gusohoza icyifuzo cyawe wowe uri gusengera mu bugome, kuko bashinzwe gusohoza ibyifuzo by'ubugome. Ngiye buriya mbanye wate napfe, yatwatura ijambo ko agomba gupfa, agapfa. Bakavuga ati umugeni ejo babona ibibi, barabibona kandi n'ubundi nta kiza umwanzi atugambiriyeho na rimwe, igihe cyose atugambiriraho ibibi. Bo rero babona ibibi ntibabona ubutsinzi, ko Kristo abatubereye maso. Urapfuye, upfushije umwana kandi kuko wamwizerera mu nkora ikize umukozi w'Imana, aho kureba Imana ugahita utumbira ngo umukozi w'Imana ngo aragukemurira ibibazo byawe byose. Inama rero nagira abantu uyu munsi wa none, kondisiyo niba uri umwana w'Imana, niba ushaka gukorera Imana yo mu ijuru, atari Imana y'Abanyegiputa, atari Imana y'Abanyakanani, atari Imana y'abasekuruza bo mu butayu, ukumva ushaka gukorera Imana yo mu ijuru, wowe udukurikiye ushaka gukorera Imana yo mu ijuru, urubahiriza iri jambo riri mu Befeso. Yego. Ubanza ukiranuke kuko Imana ntigendana n'abakiranirwa. Wambara intwaro, nusanga hari nimwe iburamo niho umwanzi azakurasira. Nusanga hari nimwe iburamo ntujye gusenga, ubyihorere wiryamire wisinzirire. Kuko ikiza ufite uko izakugenera uzibwa. Hari abantu benshi cyane bapfuye batabibonye kuko batashoboye kubihatanira. Utashoboye kubihatanira nyine emera wipfire, ariko niba ubikeneye ntabwo urabibona gutyo ngo izaza mu ijuru ihagarara imbere yawe ijye kubigukuriramo. Izagendera muri wowe, ikorere muri wowe, imenagura izo nzugi z'imiringa kubw'imbaraga wowe ubwawe ufite, nizo zizaguhesha ibyo ngibyo ukeneye. Kandi byose uzabibona nta na kimwe uzabura, kuko uzaba uri guhangana n'izo mbaraga zabitwaye. Winjireyo rero, niba utabishoboye ubwo uriryamira. Niba ushaka kandi kumva ko ugomba kuguma gutyo ufite umwuka utazi gukorera umwuka, ukorana n'umwuka wo barangi, reka mbivuge gutya, subira ku isoko ujye gusenga, ureba aho waba warakiraniwe, aho waba waritwaye nabi ku Mana, Imana yongere kuvunjira. Kubera yuko umwuka wera iyo yaje, hari abavunjirwa baratangiye ari inzira nziza, baratangiye neza, bagatangira afite umwuka wera. Umwuka wera iyo yamaze kukugeramo aguha impano. Izo mpano yaguhaye rero ndabigereranya n'umugore wageze mu rugo ari umugeni, yazanye amashuka, amasahane n'ibisorori, byose biraza. Ikintu umwuka wera akora, iyo mutari kugendana neza avuga ati mugabo wanjye ko nkunda umugabo utaha kare, mutari kugendana neza arigendera wenyine, ntabwo barakora divorce ngo mugabane. Iyo bigusigiye rero nuko bigaragara yuko hari undi mugore winjiye muri urwo rugo. Uwo mugore winjiye muri urwo rugo, ya sahani wa mugore wa mbere yazanye azayikwaruriraho, ya mashuka azakomezaho, ya mitako izagumaho. Wowe uje muri urwo rugo ntuzamenya yuko uwo mugore atagihari. Ariko byaturutse kuki yahinduriwe, nuko yanze kumvikana n'umugore we wa mbere, batandukana yinyonyombeye yigendeye. Rero nawe muhanuzi uri guhanurira mu kirere utazi ko ari cyo, uri gukoreshwa n'indi myuka kandi utabizi, genzura aho waba warangirikiye, wongere usubire ku isoko, umenye ibyo ugomba kugaburira abantu. Ariko niba utabishaka kuzarimbuka, kuko irembo rya Gehinomu n'irembo ry'ijuru biregeranye. Ndagushimiye ku mwanya mwiza uduhaye n'ikiganiro cyiza uduhaye. Imana duhaye amahitamo imbere yacu. Uyu munsi uhitemo niba ugiye Yerusalemu cyangwa se ujya uguma i Babuloni. Uhitemo gukorera Uwiteka cyangwa se gukorera imana z'Abanyakanani. Uwiteka abane nawe. Reka dushimire mushiki wacu Betty watuganirije, namwe tubashimire mwabanye natwe. Reka tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom, naho buta. Ciao ciao.